niba uri umufotographer cyangwa se ufite aho uhuriye n'ibintu bijyanye no gukora amafoto, kamwigisha uburyo ki waritouchinga ifoto mu buryo bwihuse nk'uko nguko uri kubona ndi kubikora, ifoto ikaza isa neza nta biheri ifite, ikeye, imeze neza cyane. Ibi bintu ngiye kukwereka byantwaye igihe kinini cyo kubyiga n'amafaranga menshi, ariko wowe ngiye kubikwigisha ku buntu kandi mu gihe gitoya kikubangukiye. Si ngombwa ngo uzajye uhora utanga amafoto ameze kuriya uyatanga atari touchinze afite ibiheri. Ikindi ni foto ya telefone, n'urugero nk'iyi foto nayifotoje telefone ndangije ndayitouchinga imera gutya. Si ngombwa ngo ujye uritouchinga amafoto ya kamera gusa, na ya telefone wayaritouchinga. Icyo usabwa ni buno bumenyi ngiye kuguhereza mu gihe gitoya, nawe ukajya ukora amafoto meza akeye ameze nk'aya ngaya agezweho uri kubona hano hanze. Mbere ko dutangira, liking no video, kana kora ku gasaro k'umutuku kari ku ifoto yanjye, following ni butam following, umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment nze tukirebe muri video ikurikiraho. Bigenda bite rero? Video yose kuko ari ndende urayisanga kuri ya YouTube channel yacu yitwa IT Panda